twongeye turatomboye bana b'Imana, tukaba tugira umuntu Nyagasani akaba aduhamagaye ku neza ye. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure mukomeze kugira Noheli nziza, ndetse hagati aho mbaye mbifurije umwaka mushya muhire. Ngaho amasomo tugiye kuzirikana kuri wa gatatu tariki 31 Ukuboza 2025. Isomo rya mbere ni ryo mu ibaruwa ya mbere ya Yohani umutwe wa 2 umurongo 18 kugeza ku 21. Bana banjye, isaha ya nyuma yageze. Mwigeze kumva bavuga ko nyamurwanya Kristo agiye kuza, none ubu ngubu abarwanya Kristo badutse ari benshi. Tumenyeraho dutyo ko isaha ya nyuma igeze. Abo bantu badukomotsemo ariko ntibari abacu, kuko iyo bajya kuba abacu baba baragumanye natwe. Nyamara byari ngombwa kugaragaza ko bose uko bangana batari abacu. Twebwe Yezu w'intungane yabasigishije Roho Mutagatifu, bituma mwese mugera ku bumenyi. Nuko rero sinabandikiye ko mutazi kuri, ahubwo nabandikiye ko mukuzi, kandi ko nta cyitwa ikinyoma gikomoka ku kuri. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 96. Ijuru niryishime kandi isi nihimbarwe. Nimuririmbire Uhoraho indirimbo nshya, isi yose niririmbire Uhoraho. Nimuririmbire Uhoraho musingize izina rye. Ijuru niryishime kandi isi nihimbarwe, inyanja niyorome n'ibirimo byose, imisozi nisabagire kimwe n'ibisesuyeho byose. Ibiti byose by'ishyamba nivugirize impundu icyarimwe mu maso y'Uhoraho, kuko aje gutegeka isi. Ijuru niryishime kandi isi nihimbarwe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili Ntagatifu kwanditswe na Yohani umutwe wa 1 umurongo wa 1 kugeza ku 18. Mu ntangiriro ijambo yariho, kandi ijambo yabanaga n'Imana, kandi ijambo akaba Imana. Ubwo muri ntangiriro yabanaga n'Imana, niwe ibintu byose bikesha kubaho, nta n'ikiremwa na kimwe cyabayeho bitamuturutseho. Yari asanzwe yifitemo ubugingo, kandi ubwo bugingo bukaba urumuri rw'abantu. Nuko urumuri rumurika mu mwijima, ariko umwijima wanga kurwakira. Habayeho rero umuntu woherejwe n'Imana, izina rye rikaba Yohani. Yazanywe no kuba umugabo wo guhamya iby'urwo rumuri, kugira ngo bose bamukeshe kwemera. Si we wari urumuri, ahubwo yari umugabo uhamya iby'urwo rumuri. Jambo we yari urumuri nyakuri, rumurikira umuntu wese uza kuri iyi si. Yari mu isi, kandi isi yabayeho kubwe, ariko isi irarenga ntiyamumenya. Yaje mu bye, ariko be ntibamwakira. Nyamara abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo guhinduka abana b'Imana, abo ni abemera izina rye. Ntibavutse kubw'amaraso cyangwa ku bubasha bw'umubiri, cyangwa se ku bushake bw'umuntu, ahubwo bavutse kubw'Imana. Nuko Jambo yigira umuntu, maze abana natwe, kandi twibonera ikuzo rye, ikuzo umwana w'ikinege akomora kuri se, akaba asendereye ubuntu n'ukuri. Yohani yabaye umugabo wo guhamya ibyimwerekeyeho, maze arangurura ijwi avuga ati, nguyu uwo navuze nti uje nkurikira aranduta, kuko yariho mbere yanjye. Kandi twese twahawe ku busendere bwe, tugirirwa ubuntu bugeretse ku bundi. Uko amategeko yatanzwe anyuze kuri Musa, ni nako ubuntu n'ukuri byatugejejweho binyujijwe kuri Yezu Kristo. Ntawigeze abona Imana na rimwe. Umwana w'ikinege uba muri se niwe wayimenyekanishije. Iyo ni Ivanjili Ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi. Ubwo tugiye kuzirikana n'amasomo y'uyu munsi tariki 31 Ukuboza 2025, turi gusezerera uyu mwaka, ejo tuzatangira umwaka mushya 2026. Aya masomo natwegereza Imana, adusaba kugendera mu kuri, ubwo tuza kwibutswa ko isaha ya nyuma yageze. Isaha ya nyuma yageze. Isaha ya nyuma yageze mubyeyi. Amasomo akozwe ku buryo atwibutsa aho twagize intege nke, cyane cyane aho twaranzwe n'ubuhakanyi, aho twaranzwe n'ibinyoma, kugira ngo nawe umwaka ntuze kurangira ukiri umunyabinyoma, umwaka ntuze kurangira ukiri umunyamafuti, umwaka uze kurangira uri umunyakuri, ugenda neza mu nzira z'Imana, kuko isaha ya nyuma yageze. Isomo tuzirikanye rya mbere ni ritwibutsa nyine iyo saha ya nyuma ko yageze. Naho Ivanjili ukwanditswe na Yohani, Prologue de Saint Jean, ije neza neza ikwereka umuhamya w'ukuri Yohani Batista, uhamije urumuri nyakuri Yezu Kristo. Twongeye twibutse ko Ivanjili ariza neza ihamya Jambo w'Imana wigize umuntu. Nuko abana natwe abayobe benshi Ivanjili yagiye bacecekesha, yagiye itangiye igisubizo kuri Jambo w'Imana wigize umuntu. Na niyo mpamvu isomo ry'uno munsi ishingiye cyane gutwibutsa ko hari abayobe benshi bari kwidegembya banyamurwanya Kristo, bityo abo bose bari gushaka kurwanya ukuri. Twebwe rero tugendere mu kuri, tugendere mu rumuri, maze tuyoboke Kristo
umwana w'Imana wigize umuntu. Iki gihe turimo ubuyoboke bwose ku Mana bushingiye ku ijambo rimwe, ijambo w'Imana wigize umuntu Yezu Kristo, kubera umukiro w'abantu. Dufashwe rero n'amasomo asoza uyu mwaka, tugiye kuzirikana kuri iyi saha ya nyuma, tuzirikana ku ngingo igira iti kugendera mu kuri. Muri uyu mwaka nawe uko ugiye kuwusoza urebe ahantu hose wisuzume aho utagiye ugendera mu kuri uko bikwiye, kuko isaha y'inyuma yageze, bityo nawe ugendere mu kuri. Ese isaha y'inyuma igera ryari? Ubundi isaha ya nyuma bisobanura umunsi w'imperuka, ariko nanone bigasobanura ibihe uri kubanamo n'Imana cyangwa uri kubanamo na Sekibi, bitewe n'uko uhagaze. Isomo rya mbere Yohana aradusaba kwitondera abanyamurwanya Kristo. Tujya kuzirikana ku bintu bitatu biza kudufasha kugendera mu kuri kuri ino saha ya nyuma. Icya mbere, turaza kureba ibimenyetso by'ibihe bya nyuma muri iyi minsi turimo. Icya kabiri, turaza kwipima ku munzani, igipimo cy'ukuri kwawe ni ikihe. Hanyuma icya gatatu, turaza gusoreza ku mbabazi, kuko akenshi tuba twaracumuye tugasaba Imana kugira ngo tubabarire aho tutagenze neza uko Imana ishaka. Reka duhere ku ngingo ya mbere yitwa ibimenyetso by'isaha ya nyuma. Mu isomo rya mbere twazirikanye, Yohani aradusaba kwitondera abanyamurwanya Kristo badutse bagacunga ibintu bimeze neza, turi mu mahoro hamwe n'Imana, bakaza bameze nka bakidobya, bakaza n'inyigisho z'ubuyobe. Yohani yagize ati, bana banjye, isaha ya nyuma yageze. Ijambo nyamurwanya Kristo, antikristo, garuka inshuro 5 mu mabaruwa ya Yohani, rikaba risobanura ababeshyi, abashukanyi, za rukuruzi zirwanya Mesiya, abahinyura umucunguzi, bahinyura ijambo w'Imana wigize umuntu, ko Yohana arimo kubiduhamiriza muri ivanjiri twakiriye. Bahinyura umwana w'Imana wigize umuntu. None waba ute niba utemera umwana w'Imana wigize umuntu? Kandi umukiro wose ushingiye kuri Kristo. Ndahandi hari umukiro usibye muri Yezu Kristo, Imana yigize umuntu. Ivanjiri umunsi nayo twereka isaha ya nyuma, ibihe by'isaha ya nyuma, ikiranga no kuza kwa Mesiya uzanye urumuri, ukwigira umuntu kwa jambo. Irangwa n'ibintu bibiri by'impusane, ibintu bigenda bihushanya. Ikiza kiri kurwanya ikibi, urumuri ruri kurwana n'umwijima, aho Yezu akatuzanira ukuri, agakiza, ariko abanyamurwanya Kristo bakamurwanya nyine, agahunga ba Herodi bari kumurwanya. Isaha iri mu bintu by'impusane, ukwemera bya bindi cy'amahano kiba hati, ukwemera n'ubuhakanyi bizaza mu cyayenge. Hari abemera Kristo kimwe no ku rundi ruhande abarwanya Kristo, abamuhakana. Iyi saha ni isaha y'impuhwe, mu gihe handi ku barwanya Kristo ari isaha y'ibihano. Iyi saha ni isaha y'umukiro, mu gihe handi ari isaha y'urupfu ku barwanya Kristo. Iyi saha ni isaha y'umugisha, ariko handi ni umuvumo. Iyi saha ni isaha y'ukuri, mu gihe handi ari ibinyoma. Iyi saha ku bemera Kristo ni isaha y'urumuri, mu gihe handi bari kugendera mu mwijima. Nawe rero uze guhitamo ikiri gukuranga kuri iyi saha ya nyuma. Ese iyi tariki 31 z'ukwezi kwa 12 igusanze uri kugendera mu kuri, cyangwa uri gusanze uri kugenda mu mwijima, uri kugenda mu icuraburindi, uri umuyobe, uri kurwanya Kristo? Kandi byaba, ndakwifuriza rero kugaruka mu nzira nziza, kugira ngo Kristo, ijambo w'Imana wigize umuntu, atahe iwawe kandi aganze iteka iwawe. Ingingo ya kabiri iza kuranga isaha ya nyuma, igipimo, kwishyira ku munzani. Akenshi iyo twishyize ku munzani tukipima twebwe ubwacu, nta wundi udupimye, nibwo tumenye neza ukuri kuri muri twebwe. Urangwa rero no kwisuzuma, urebe ibintu byose bitagenze neza muri iyi minsi yose umaze 365, maze nawe ugororoke Nyagasani uko bikwiye. Ese ni iki wakoze kigaragaza ko wemeye Kristo? Ibikorwa byawe byaba byo kwemera Kristo cyangwa byaba byo guhakana Kristo? Igipimo cy'uko ugendera mu kuri ni ikihe? Akenshi ari ubwo tubona abantu badushagaye, nuko tukabereka ibiri inyuma byiza, dore ko ntawe wivuga amabi kandi ameza hari, tukagaragaza inyuma heza, ariko imbere hari gutambuka biracikana abakira biranya. Nta kuri kuri imbere yacu. Ni ngombwa kwisuzumamo ukuri muri twebwe. Ese niki kizakubwira ko uri umunyakuri cyangwa ko uri umunyabinyoma? Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugore n'umugabo babanaga neza, buzurana, buri wese abwira undi ati sheri urakikiriza, ati sheri urakoze cyane, ibintu byose ari amahoro, bariho mu munezero, nta n'umwe ushobora no gukeka mugenzi we. Nuko babana neza, barakira, baratunga, baratunganirwa. Mu gihe cyaje kugira ngo umugore wo muri urugo ngo aza kujya ku kazi, ngo avuye ku kazi abona ensanovapa, ageze mu rugo asanga ensanovapa ikintu kitagenda. Asanga umugabo we
ari kumwe n'indaya, ariko ntiyarabukwa. Ubwo ngo bari gukora ibikorwa by'icuraburindi, ibikorwa by'umwijima, ibikorwa yamurwanya Kristo. Bishoboke ko bari kuganira mu rurimi rw'abanyamahanga nko mu Gifaransa. Nuko wa mugabo yumvise umugore akinguye urugi akubitwa n'inkuba, kubera ko yahise agira ubwoba yibaza ngo koko madame nsange ni muri ibi bintu bya bindi by'uko indyarya ihimwa n'indyamirizi. Wa mugabo aho kanya mbonye umugore waje amera nk'uri gutokora agasimba kagiye mu jisho rya yandaya. Nuko wa mugabo kwikora mu isoni ngo abaza yandaya ati niko wa mugenzi we agasimba kagiye kari mu jisho, akomeza yitokora. Yewe na n'ubu bishoboke ko umugore atararabukwa. Iyo bari barimo umugore ahise akeka ko nyine ari umugenzi witambukiraga, umugabo ari gutokora nk'akatsi kamugiye mu jisho cyangwa agasimba kamugiye mu jisho, na n'ubu bishoboke ko kiri kumutokora. Ati ka gasimba kagiye. Ngiki gipimo cyo kureba ukuri kwawe, cyo kureba niba uri ndahemuka cyangwa niba uri umuhemu, cyo kureba niba unyamafuti cyangwa niba unyakuri. Ese hageze ugusanga uri gukora igikorwa wakomeza ukagikora? Byumvikane iyo yagize wakomeza ukabikora. Niba ari ibi nanone ntabwo wabikora nyine. Umugabo wawe cyangwa umugore aramutse agusanze uri kumwe n'undi muntu wundi, mwakomeza mugakora niyo mwamuri gukora. Uko niko natwe Imana idusanga, igasanga kenshi turi gukora nabi, turi mu ngeso mbi, turi gucabiranya, turi mu mafuti, turi mu mwijima, ingeso mbi z'umwijima. Ese wazikomeza? Imana iramutse igusanze mu nzu y'indaya, wakomeza ukagumamo kandi uri umukristo wa wundi w'indani? Imana igusanze uri kwiba ibintu by'abandi, wakomeza ukabyiba? Imana igusanze uri mu ikabari wasinze, wakomeza ugasinda? N'ibindi byinshi cyane byo gushyira ku rutonde. Imana igusanze aho ngaho uri nonaha, wahakomeza? Menya ko isaha ya nyuma yageze. Isaha ya nyuma ni isaha iduhuza n'Imana cyangwa ikadutanya n'Imana. Isaha ya nyuma yageze. Iyi saha iri kugusanga uri mukuri, cyangwa nawe birashoboka ko iyo saha izagusanga uri gutokora indaya, akako kundi nyine utokora ifuku ahozaho ntarambirwa. Nuko nawe ugahera mu gutokora kakatsi kari mu jisho rya mugenzi wawe, wa mugenzi uri kwihitira ati niko agasimba kagiye. Yewe ushoje ko nanuba kiri kumubaza ati agasimba kagiye. Ibyo dukora rwihishwa, abandi baramutse bamenye ko ibyo bintu bikora, wakomeza ukabikora? Tekereza nawe umuntu ukunda, umuntu wabwiye amabanga yawe yose, aramutse amenye ko ari ibanga wamuhishe utaramubwira, wabyakira ute? Byarinde utabwira abandi kubera isoni, byarinde bigukoza isoni, byarinde bigucisha bugufi, byarinde bikujyana ikuzimu, ari byo wiberamo. Warangiza ukagaragaza uti ndi umukristo wa Yezu, ndi umuntu w'Imana, kandi imbere nta kuri kuri yo. Nawe nanjye iyo dukora bene ibyo turi banyamurwanya Kristo. Ngubu hakanye guhakana Imana biri ukubiri. Ushobora guhakana Imana amagambo cyangwa mu bikorwa bwa buhamya bwawe. Kuvuga Imana ngo ntibaho ntibyoroshye, ntibinakigezweho. Banyamurwanya Kristo bene abo ntibakiriho mu magambo, ahubwo ibikorwa byawe, ubuhamya bw'ubuzima bwawe. Ese wisuzumye neza, burerekeza ku kuri kw'Imana, burerekeza ku kuri kw'Imana kugutuyemo? Ukomeze wisuzume. Icya gatatu dusorejeho ni icyitwa imbabazi. Muri uyu mwaka hari ibitaragenze neza kuri njye no kuri wowe. Ese ujya bukagusaba imbabazi? Reka turebere ahantu hatatu uza gusaba imbabazi kugira ngo nawe ube uwa Kristo, ntube nyamurwanya Kristo. Ahambere, nk'uko icyaha n'ubundi kigira ingaruka ahantu hatatu, kigira ingaruka mbere na mbere ku Mana. Ubwo duhemukira Imana, cyongera kikagira ingaruka mbi kuri bagenzi bacu, kuri sosiyete, ndetse natwe ubwacu tukivutse imigisha y'Imana. Rero aho hantu hose nanone mu gusana ibyangiritse ku mpera z'uno mwaka, reka duhasabire imbabazi. Mbere na mbere reka dusabe Imana imbabazi. Nawe uze kwisuzuma, hano hose hemukiye Imana, hari ibyo wasezanye n'Imana, hari ibyo wakoreye rwihishwa, Imana ikarenga ntigukoze isoni. Aho wibutse kubwira Imana uti Imana warakoze, ubwo ntafashwe cya gihe ngiye kugerageza, noneho sizongeye kugenda mu mafuti njye nkora ugushaka kwawe. Ibyo wabibwiye Imana ku isaha ya nyuma. Bya bindi wakoze nabi abandi batabonye, uzi ko Imana yakubikiye ibanga, uze kujya muri shapeli, ujya ahantu hatujwe Imana uti Mana warambabariye, Mana warakoze kuba, Mana ngusabye imbabazi, ibi byose nakoze nta kuri kurimo, ibi byose aho ndashoboye kugutunganira uko bikwiye, ngusabye imbabazi Nyagasani. Hanyuma ku bwa kabiri uze gusaba mugenzi wawe imbabazi. Ntazibana zizakomenya amahembe, ntabwo turi abamarayika, turi n'abantu.
aho baniye umugenzi wa mubana nabi, aho mutagiye muhuza ndetse naho mutagiye muhura, nawe uze gupfukama ubwire Imana uti, ubwire mugenzi wawe uti mbabarira, akaja muri kabure mu rugo rwawe, akaja muri kabure iwawe, abo mubana bo mukorana ubwire uti mbabarira, ntabwo nababaniye neza uko bikwiye, hari ibyo ntakoze neza uko bikwiye, hari aho ntageze mwanyifuzagaho, hari inshingano ntujuje, hari abo narenganyije, hari abo narakaje nahemukiye, basabye imbabazi. Nanjye ahanga kuri buri munsi mboneho kubasaba imbabazi, aho ntagenje neza uko bikwiye mumbabarire kandi munakomeze munsabire. Hanyuma ubwa gatatu ni njyewe ubwanjye wisaba imbabazi. Hari aho nivuzije imigisha y'Imana kubera ibitekerezo byanjye bitakwiye, ibintu byose byatwaye imigisha y'Imana iwanjye, ahantu hose naburiye inema z'Imana, ibyo warebye bidakwiye, za filime z'urukozasoni, filime z'intambara n'ibindi byose byagiye bikuroga ubwenge, bigakurwa n'umutima, bigatuma ubura inema z'Imana, bigasenya yaza gukomangira agasanga ntumwiteguye. Yisaba imbabazi nawe, yibabarire nawe. Hari ibyo wumvise, amagambo mabi y'urukozasoni, amagambo y'amateranya, hari abantu wateranyije, hari amagambo mabi ushobora kuba waravuze adakwiye, amagambo y'amahomvu, amagambo y'amateranya, guteranya abandi, kunegura abandi, kunenga abandi. Ibyo byose nawe wijyemo, winjiremo, wisubiremo. Hanyuma si ibyo n'ibindi wakoze nabi bidakwiye, ibyo byaha by'umwijima, izo ngeso mbi z'umwijima wabagendeyemo, hari n'ibindi ariko wirengagije. Hari imbaraga washobora gukoresha utashoboye gukoresha uko bikwiye, kubera ubunebwe, kubera kwikunda, kwikuza n'ibindi byinshi cyane. Aho uze gusaba imbabazi muri ubwo buryo bune, umukristo wese asanga imbabazi. Ibitekerezo bibi, ibyo wavuze bibi, ibyo wakoze bibi ndetse n'ibyo wirengagije, maze tuze gusanga Nyagasani imbabazi, atubabarire, aduhe umugisha kandi aturinde, dukomeze kugenda neza mu nzira ze, maze uyu mwaka dusoje Nyagasani akomeze kuduha imbabazi ze, ejo tuzatangira n'undi turi bashya, tugenda neza mu nzira z'Imana uko Imana ishaka. Nawe uze gusoza uvuga uti Mana mbabarira, Mana mbabarira, Mana mfasha, aho ntabaye mukuri umbabarire, bityo ejo nzatangira umwaka mbaho mukuri uko ushaka buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masomo Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.